Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe, Yesu Kristo ashimwe. Ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu bihe byiza byo gusenga. Twongeye kuza imbere y'Imana yacu, tuyishimiye iby'imbaraga zayo, tuyishimiye gukomera kwayo, tuyishimiye aho igejeje ikora. Ndakwinginze mwene data ufatanye nanjye gushima Imana, ongera wihererane n'Imana, utekereze ku by'iminsi n'ibihe, nurangiza uzamurire Imana icyubahiro, uyibwire ngo Mana urakoze, Mana ugira neza, wuzuye urukundo n'imbabazi. Muri iki gitondo rero turi gusenga, turi mu bihe byiza byo gusenga, turacyari mu bihe byo gushima Imana. Imana ishimwe cyane. Aka kamwanya rero nongeraga kukwibutsa ko dukomeje kuba muri teme yacu igira iti ubuzima bufite umwuzuro. Ubuzima bufite umwuzuro ni ubuzima bwuzuye, ni ubuzima buba bufite umubiri muzima, imibereho mizima, umutima mwiza. Imana ishimwe. Ibyo twagiye tubidetaya tuvuga ko umubiri muzima ari umubiri udakora ibyaha. Tuvuga umuntu ufite imibereho myiza ni umuntu ugira ibihe byiza byo gusenga, akubaha Imana, agaca bugufi muri we. Umuntu ufite umutima mwiza ni umuntu ufite umutima ukunda bene se, ukunda abantu, utuzuyemo igomwa, umutima ushishikarira gusenga no kwibanira n'Imana. Imana ishimwe cyane. Umutima wuzuye kwifuza ibyiza. Imana ni ishimwe. Aka kamwanya rero nakubwira ngo umuntu ufite ubuzima budafite umwuzuro aba afite ibibazo byinshi, aba afite ubuzima umubiri wuzuye ibyaha. Ni ukuvuga umubiri we wuzuye ibyaha bitandukanye, wuzuye irari ry'ibyaha. Ni umubiri wuzuye ibisindisha, ni umubiri wuzuye ubusambanyi. Mbese uwo mubiri we uba warabaye icyari cyaritsemo abadayimoni mu buryo butandukanye. Imana rero ishimwe cyane. Nongeye ndakubwiye ngo uharanire yuko umubiri wawe waba muzima. Ikindi ni uko uwo muntu aba afite imibereho myiza. Imana ishimwe. Umuntu ufite imibereho myiza ni umuntu uca bugufi kandi akubaha Imana. Rero umuntu wishyira hejuru cyane, umuntu wigira indakoreka, umuntu upinga Imana, uwo nguwo nta mibereho myiza agira. N'ubundi yishyira hejuru, Imana ikamucisha bugufi mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Nawe ubwe ntagasobanukirwa iby'imibereho ye. Ikindi, umuntu udafite umutima mwiza ni umuntu wirirwa afite mukushi, ni umuntu wirirwa yifuriza abantu ibibi, ni umuntu utanezezwa n'ibyiza bya mugenzi we, ni umuntu wumva rwose anejejwe cyane nuko mugenzi we ababaye. Uwo muntu rero ntabwo aba afite umutima mwiza. Ni umuntu utababarira, yewe ni umuntu umutima we wuzuramo buri gihe ibintu bimeze mbese ibintu bibabaza abandi we biramushimisha. Nimba abantu bababazwa nuko bene se bagize ibibazo cyangwa se bene se batameze neza, we yishimira umubabaro wa mwene se. Rero uwo muntu ntabwo aba agira umutima mwiza. Imana rero idusange, itwuzuze kugira ubuzima bufite umwuzuro wa gikristo, umwuzuro w'abana b'Imana, umwuzuro w'indangagaciro za gikristo. Imana ishimwe. Nyemerera rero muri aka kamwanya tugiye gusoma ijambo ry'Imana twihuse. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri ibi bihe byiza byo gusenga. Turasoma ijambo ry'Imana, igitabo cyo kubara, ni igitabo cya Mose. Turasoma ibice 14, duhere ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma titire y'iri jambo handitse ngo Abisiraheli banga kujya i Kanani. Dusome mu izina rya Yesu. 6. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefuni bari mu mubare w'abatase icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo, babwira iteraniro ry'Abisiraheli ryose
bati igihugu twaciyemo tugitata ni cyiza cyane, niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye, Imana yacu ihabwe icyubahiro. Iri ni ijambo ryavuzwe na Yosuwa na Kalebu ubwo bari bagiye ari intumwa, ari abatasi 12 bajya gutata igihugu rero cy'i Kanani. Nuko ngo Mose n'iteraniro ryose ry'Abisiraheli ngo bari basigaye aho ngaho mu butayu i Kadeshi. Rero abatasi bagenda bahawe amabwiriza na Mose, arababwira ati nimugende murebe icyo gihugu, murebe imibereho y'abantu baho, murebe ukuntu kimeze, mugitate rwose. Arababwira ati murebe nimba ubutaka bwaho bwera, nimba se hanakorotirijwe n'amabuye. Ababwira buri kimwe cyose ko bagenda bakacyitegereza. Arababwira ati kandi ikigeretse kuri icyo, mushire ubwoba, muze kuzana imbuto zaho, muzane imbuto zaho, mushire ubwoba rwose, muzane imbuto z'icyo gihugu, zo muri icyo gihugu. Rero icyo gihe ngo cyari igihe inzabibu zari ziri kwera, ngo zihishije. Abatasi ikintu babashije gukora, ngo bazanye iseri ry'umuzabibu, baza baryikoreye barihetse ku biti, ari abantu 2. Ariko bavuyeyo, kuko ngo bamaze iminsi 40 bari muri icyo gihugu bari kugitata. Bamaze gutata rero bazanye amakuru, abazanye amakuru 10 ngo bazanye inkuru z'incamugongo. Baraza baravuga rwose bati twebwe twahageze, bavuga uko bameze, ariko barangije bahabura Abisiraheli. Barababwira bati abo bantu ni barebare ku buryo twebwe turiyo twabonaga tumeze ngo nk'inzige, nabo bakabona tumeze nka zo koko. Abisiraheli barangije bagira ubwoba, baravuga bati ntaho tuzajya. Ariko ngo Yosuwa na Kalebu, Imana ishimwe, buriya abantu bose ntabwo bajya bamera kimwe. Birashoboka ko mu bigeragezo wowe wanyuzemo wahuye n'abantu baguha inkuru z'incamugongo, bakakubwira bati warwaye ubwo burwayi ntabaho, ntakira, arapfa. Umuntu wahuye n'icyo kigeragezo yewe aratsindwa, ntabwo abishobora. Umuntu wagiye hariya gucuruza arahomba, umuntu yewe wagiye muri kariya kazi agwamo. Mbese ahantu hose habaho abantu bavuga inkuru z'incamugongo, ariko Imana ishimwe ko ijya yisigariza abantu bake bavuga inkuru nziza. Imana ishimwe, abo ngabo bavuga rero inkuru nziza zirema abantu imitima, zibasubizamo ibyiringiro, zibambika, izituma bongera bakagira imbaraga. Abo bantu baba bafite ubuzima bufite umwuzure. Imana ishimwe. Abo rero ni ba Yosuwa na Kalebu, nibo bagiye imbere y'iteraniro, baravuga bati yewe nimuceceke. Barababwira bati niba Uwiteka atwishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Imana ishimwe. Arababwira ati rwose Yosuwa na Kalebu baravuga bati yewe niba Uwiteka atwishimira, nagira ngo nkubwire ko nawe niba Uwiteka akwishimira uyu munsi, nimba nta cyaha kigutandukanya n'Imana, niba Uwiteka akwishimira azagusohoreza amasezerano y'ibyo yavuganye nawe. Aha ngaha Yosuwa na Kalebu barahamije rwose, Uwiteka nimba atwishimira azaduha icyo gihugu, kandi akiduha ari icy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima. Imana ishimwe.
Yosuwa na Kalebu biyuzuza abisiraheli imbaraga z'ibyiringiro by'imbaraga, ati tuzabarya nk'imitsima. nawe ndakugira ngo nkubwire, situwasiyo iguteye ubwoba yose uzayitambukamo nk'uko umuntu amira ubugari. Imana ishimwe. Uzayitambukamo. Imana ihabwa icyubahiro. Barakomeza barababwira bati bene icyo gihugu tuzabarya nk'imitsima. Ntibagifite ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Mbese bashaka kuvuga ko bene icyo gihugu nta mana bafite. Bene icyo gihugu ntibafite ubutabazi buturutse ku Uwiteka. Nawe nakubwira ngo Uwiteka ari mu ruhande rwawe, were gutinya, were gutinya, ahubwo niwuzure ubuzima bufite umwuzuro. Imana ishimwe. niwuzure ibihe byiza byo gusenga, nuzure ko icyaha n'igisa nacyo. Uwiteka Imana akugirire neza. niwongere uce bugufi imbere y'Imana, nugire ibihe byiza byo guhererana n'Imana, nugire umutima ukunda Imana. Imana ishimwe. Shalom shalom. Nagiraga ngo nkubwire, Uwiteka ari mu ruhande rwawe, witinya ibiriho none n'ibizaza, kuko ibiguteye ubwoba ntabwo bifite Imana ibikingira, ntabwo bifite Imana ibiri hafi nk'Imana wizeye. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Shalom. Imirimo y'Imana ni myiza, ibyo dukorera ni byinshi cyane.